Deka. Muzindi. Tunagiye mba bizega yuju dufaranga tutagiye kuza mu United. Bon, nari muzindi ya to ya business ni. Chanel Michel. Bites. Tonda cyane bizakoza parana. Nungo ngende muri nguki ndikuguruka. Nari mwebwe ubwo gahunda turavugana nari bi Nitwa Elia. Elia? Hey, wanyine he? Bamagana. Okay. Hanyuma manzi yari yakubwiye ibintu byose nkeneye umukozi cyane. Yari yabimbwiye ariko bibaye byiza nawe wambwira ukansobanurira. Urumva hano iki kibazo hari abantu baza usanga bakavuye kenshi cyangwa se ari gutari ku murongo rero nashaka ko umuntu uzajya ufasha akaba ari kuri date wabishobora ntabishobora ariko tumvikana amafaranga uzajya impemba ntabwo ari ikibazo ushaka ngahe asenga segari uzaba waminjiye Wani kwenye kwangu sendi kuchunga. Nise. Awishimiye na kibazo. Aho, umushaka kumata. Yewe ubuni tagenda mu nyabiri na bitanu. Ahantu ho kuba njya mutawurira. Nanarya. Yego. Nganana. Cyane. Ndetse ndashaka wowe ukubora akashanje neza. Kire tutazambwira. Baje ngo kurya, kunywa, kuryama. Wowe azaba se bare ajya mbwirwa Elia. Exposa business. Meze neza cyane pe. Urakomeye. Ibintu ni amahoro. Akazi karazi. Akazi biragenda. Ariko wowe sinzi niba bigenda. Shaje bimeze neza kuko bimeze neza. Ntukambeshye. Bimeze neza cyane turashobora. Kumbeshya kure. Muri ino minsi maze iminsi nkubona uza mu kazi urangaye ibitekerezo biri kure umeze nk'umuntu nyine udahari nyine sinzi ikibazo gihari wambwira ahubwo. Asha ibibazo biruzuye cyane cyane. Sinokubwira. None se ko twahoze turi inshuti tuganira nkugira inama wabitewe n'iki kuba nyine wabyihererana? Reka tunywe icupa inywere ko ibibazo bya mama Jena muzanye umukobwa angatire kubera iki ngo nakunda umukobwa wanje nizaniye ngo ashaka kurushira pressure ubuje wanje ngo ni mubi ni kubera iki none se uwo mubyeyi wigize umubaza impamvu ngombe ko adafite impamvu ifatika koko yanga uwo mukobwa aranya just lituma mama jewe ndamukunda mugabo ko nyangira umushe wanje jesi usijara kumubona kaninywe inzoga numve kubwira ngo jahano hamwe oya nago shuka ngo inzoga ariko nyine we wigize ufata umwanya uramuganiriza wumva ko afite impamvu yo kuba yatuma atamwanga shere wanje no mu diaspora rero ibintu byo kuvuga ngo ko ibinuzeya mama Jessica yanseza cyane anseza sizinyo kubyira wowe ngo yambara ubusa kare umuntu avuye hanze bumva abayambaye ubusa gutekana aba yaberewe bazo no bavuye hanze none se wazabajije uwo meri niba ikibazo ari kwambara ubusa ugasaba sheri wako yajya yambara neza kiwe ndamukunda yange cenge yemereje ndamukunda ibindi najoyce kwere ukabaza kajeri nyo inzoga explosive babyumva cyane ibibazo bya mama bizoyera azomukunda ndabizi azomukunda umushobora tegerezo diaspora njenda mwemera cyane ariko uzasabe sheri wawe nyine ajye yambara neza niba ari cy'umukecuru amuziza Elia rero ntabwo bigira kabyo bikunda abarenga bagaragaye oya ntabwo naza muri mabuja mu kazi ntabwo kiri wifuza ndetse ubesiye ibintu nkubwiye ubitaye uko mbikubwiye ikindi cyane urabona uyu mukobwa
ibyo tubireke dushaka ko ntugire na rimwe wemera yuko yinjira muri kino gipangu utabasha kumenya uriya mukobwa se inzegere nimbura ko yinjiramo urwaye ni wowe mabuja wowe utajya mubwira yuko nta wundi muntu uzajya winjiramo hano utari njye cyangwa se Prince na mama we utamenyesha. none se mabuja ko akazi kanyu kaguye ahangaha koko uzajya umwumva ngaha kuvuga ati ndakimburiye uyu nguyu simukimburiye uziko umukobwa ajya kunana we kuzanga hano n'uwashidikanye n'uyu muhungu ibyo bireke ndetse aguhereza amafaranga 25,000 ni akazi koroshye fungura igipangu umuntu akinjira cyangwa umuntu agasohoka wamaye senga wowe uritekereza umuntu 50,000 bayahemba gusa mikoro gito umuntu akinjira byose 50,000 marushatse wamasenga n'akazi karaguye mbere rero katumvikanye yanjye nisohokera nta kibazo kuri ndaza sanzwe ndagira akazi fashe sasa rero wamubonye neza si uwo mukobwa umbwiye ndashaka yuko atazagera kwinjira muri iki gipangu na rimwe igikurikiyeho ejo waza n'ibintu byawe ahantu uba n'akazi gatangiye murakoze mabuja kuba hajemo kurya no kunywa nzagakora ko ngako pe nta kibazo abakozi b'iyi minsi 50 azokwamara neza katunywera kakawani je ndakako shaka no munsi ndani kuryoherwa rwose rero ikintu wenda nakubwira ubu ngubu rekera kuba wakwiyahuza ibintu by'inzoga ahubwo uze dutahe dufate imodoka hari imodoka ihari nagutwara kugeza mu rugo noneho nanjye nkahita nkomeza nkabona kujya mu rugo sponsor jewe sinaho no munsi wewe ni kunywa gushika ejo yoegwe ako tuweza kushana tambi osika cyo bahera ariko urabizi kuri inshuti yanjye natapfa kugusika wewe nugire kibazo jewe nza ndaguriha vyose tuyoegwe wafashe inzoga zose ushaka tugashyira mu modoka basi ukajya kunywera mu rugo akubyira ibirofa shaka kuryoherwa n'ubuzi gutaba mama je sigende kubura kazi mama karagora yamusheri waje kubera ihangane disi agahenda urimo ndakumva ariko cyaba kizaza tukitahira nkahita nkugeza mu rugo nkabona gukomeza njya mu rugo kuko ejo mfite akazi mu gitondo genda je sigende rero gutaba no muzi Dame gushikejo sishobora gutaha bavyumva sishobora gutaha rero genda jowe utayejo sishobora bavyumvise uze kubabwira fagitire nyine urakoresha baze kunyandikira bambishyure kuko wowe hari igihe bashobora kugufatirana ngiye kuba ngiye mu rugo kuko ejo mfite akazi ntabwo nakomeza kukwishinga ubwo ejo nzaza kukureba mu gitondo ndebe ko umeze sawa wagenda jowe sawa umugoroba mwiza urakoze kandi kondoleansi kabisa kondoleansi nabuze nde shoku nta muntu nabuze jewe mama jarangwe muntu ntabwo ari kondoleansi kondoleansi umuntu yapfuye bye kajewe unakansesa ile vyo kubijana naye gute no musi ndanwa nayo gushigejo akanje muri boîte ejo boîte inywe cyane yashingiwe umuti wanje yo ariko sha ndakundwa no musi ndataba akambye vyo gutaha ako sha ndisize ndabishaka ubuze gutaba ndataba yo rero by'abastress bambaza ibikiri biki jewe nigeza gutamba no munsi danwa ushikejo akaya sidakasiga abo ngangira bafise yo kwizi sakasha zirajyoshe cyane
ndashobora baranguse ndakwihanganira ntabwo nshaka ko ibintu uzongera kubikora umuze w'urutoki n'umunsi wa rimwe kuko niwe turimo kuvugana ndeba neza ntukamureho ubundi wabuze umuntu uje gukiniraho ndakuzi wowe ushinzwe kuza kumfata hano ako ubundi reka maze mubaze ubundi wabuze umuntu uri gukiniraho uwo ari we ndakuzi nitwa nde ko witwa ko ngiye kubivugana nkubakutse gusa uri mama wa fiance wanjye ndakubaha ariko ntabwo nakwihanganira umugore umubita nuko uzi ko ndi nyina w'umuhungu ubereye indaya none uri iki excuse me uri indaya reka indaya gusa se indaya mbaya turagira indaya gusa ibyawe nawe byemewe n'amategeko ku buryo wahakanira iryo jambo kutari indaya ndaya se wamfasha arimo kungura wadusanze ku muhanda waraje uramufatira aha wicaye se ni kwa nyoko ni kwa sko umukobwa w'umutima bari kwa nyina yicaye ndagira ngo mwibutse ko hano hantu wicaye ari nge mpishyura wagiye kwishyura muri Nyabarongo se ukareka kuhishyura cyangwa ukabihagarika maze tukareba ko ngewe forume na hari icyo ndi bube nabonye neshe bundi hari agakobwa bazanye hano ngo ugiye ngo kugira ngo bigende gute akahe gakobwa ntazi kuntu kameze kananutse k'inzobe noneho wagize ishyari uriya ni ugomba kumbera umukazana wanjye w'ejo hazaza naho indaya zijya kwa ba nyirabukwe zikajya kwicarayo zitaranakora ubukwe nibura ngo bicarane nibura ngo batwereke n'icyo kirere wowe uri indaya mbi nta nubwo nakwemerera mu rugo rw'umwana wanjye mbaze niko se mada umwana wawe uzamwubakira ubu waba uzi ko isiko na nyoko batazi ahantu uri ruhande rwa siko na nyoko singombwa ngo mbahe none se umwana wanjye yaragukoye di kugira ngo uza kwicaza akabuno hano ubizi utenge nzamukwa yewe ahubwo tuza ugume hamwe mba uzako umwana wanjye cyane ako rero niko gasuzuguro nanze niko gasuzuguro ndakeneye kuzana kandagira ku mwana wanjye umucyurira ko wowe wamukoye wanjije udakeneye agasuzuguro ntago wakabaye wicaye hano wakabaye waragiye iyo mu cyane nese ubundi uratekereza ngo ngewe naguma muri uru rugo ngiye n'umwana wanjye tugomba guhambira ukayisigaramo noneho nkareba umugabo uzakuronguraho umukuru abakobwa mwabuze abagabo musigaye mugenda mwishanutsa ku basore wagira ngo niba wumva ufite umuriro wajya muri Nyabarongo ukicaza mwicyo kibuno cyawe umuriro ukagabanuka ariko ukamvira ku mwana wanjye nawe kugifite genda wicare ngewe se ninde wakubwiye ko ngewe ndi mu rugo rw'undi muntu cyangwa rw'undi mugabo ngewe urabona ndi umugore wo kugenda kwishendegeza ku mugabo utankeneye aha ngaha ndi nanjye ni wanjye barakubeshye wawe he ndagira ngo mwibutse ko yaba imyenda yambaye amafaranga akoreshwa muri urugo rwose ni ngewe uranyumva neza ino myenda nayikuye rero ukuntu uri igicucu nk'inda yawe unavuga n'ibintu utanazi wabikuye kudakora ko ari umuhungu wawe ugutunze nanjye nkaba nunze umuhungu wawe wananiwe gutunga isiko na nyoko ukajya gutunga umwana wawe urabizi neza ubundi se urabatunze cyane ubatunze n'ubusatamya Jewe ndaje hano n'umufiance wanjye kugira ngo ariko umufiance wawe ibyo ni ibiki gendagira ngo kuvuga naje hano n'umugabo wanjye wanyambitse impeta nkora ubukwe ndasezerana mane ku ncakwa naho ni indaya panga ubukwe Mama Jimmy akurira Jimmy cyose yaruda ukwembera jewe. Kibaze we. Ukuta kabisa. Zokuwa. Uyo akurira. Sindabikunda nakaruka. Sindabikunda nakaruka. Mama China nasema kubona ngo umugore wanje mbona kwasi sikirishi ngo ni mubi mbona mkuzimia
5 Cerca diaspora ndabona mbyemeye sishobora kwemera sishobora mama ninamutuka musi ndamutuka kunyanya umugore wanjye ukubura ngo yambara ubusa kiramukuza kugenda yabirebeye so ndakumwe mama namuziye unenge umugore waje ariko umugore waje namukoze imyaka diaspora Canada ndabishobora kabisa teta ndagukunda urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose abura jewe agira ngo yanumusheri wanjye agi pasa baba ntabwo nigeze isanyina ariko bara jewe igirira ukunda akacugira umugore wanjye ubu diaspora mugabo ibintu urazinda bikunde n'akantu gatoya zishaka ko kumeze gutyo ko kumeze gutyo jewe teta ndamukunda cyane ubyumve ntuza kumutuka mu madesi ndabishaka ndamuzi navuze ko uzakubwira narakubwiye ko uzakubwira ibintu byo kutuguje bari teta my wife toto wa Bulaya warayiburayi jewe nuzuzo kugira ngo zaguhebe ngo yambara nabi biburayi yara ndagwe bishawe ngewe ntabwo nigeze isanyina nawe ukameze amacu ngewe wigeze umbona mu kabari nari nicaranye nawe ku buryo unsanira amacumu ameze gutyo marasaburi nukuri wasakwaye reka guseka zeta shiri waje abukunda wera wa mbere mu buzima baba jewe ndagukunda mbese ariko baba jewe urari ubwonko bwa bwarazuba ubundi uvuye mbwira ahantu waraye uretse gukomeza uvuga mama waraye he ngende ndakubaza ikibazo kimwe waraye he nararyohewe ubuzi nararyohewe cyane kandi ndamukunda neza ikibazo ni kukubaza nicyo uri kusubiza wowe ariko baba uvuga umusozi n'abavuga kandi waraye he mbwira ndi kukubaza waraye he cyangwa gutsinda mwicyo ubibona maze ngurangize nanakwanura wa musheti wasikuje gukunda ugira ngo urabisozi singeneye ko ukomeza uvuga ijambo ryiriya mukazi y'umukobwa ngo burya ngo ninde ngo niteta teta ndamukunda ndakumwana ukunda mwiki wa musheti mama jenda gukunda ugateta genda kubwiye ngo umuntu ukwiriye gukunda ni Yesi witwa teta ntabwo ushaka hano muri rugo ndakwishota baba ufata nka gucurika muri wese genda gucurika muri wese nawe twasangiye ku buryo uvuga ngo uhereza amashoti nawe twasangiye ese kuringa ko nonejewe ndakuringa ko ndaburi shabaye wajyana ikiwereweri imbere yanjye bebera genda mu nzu hasoni urabona ino nshishi y'ikigoryi gusa ngewe tata wanjye namukunda umukunzi amwe iki wangegera we y'umusore mana aburetse